meze bite se ase we ntabwo ushobora no kunsubiza kuko utandebye nabi uhamagaye nde umuhamagaye gute siko naguhamagaye ko se ni ikibazo warushye ntaruhuka koko we reka niwe witera ibibazo ntabwo ukwiriye kuzajya ufata ibibazo byose ubigira ibibazo utuntu twose tworoshye tugira ikibazo byonyine nuko uri ahangaha uri ikibazo kuvuga kwawe imbere yanjye ni ikibazo ariko niwe ubyishiraho padawe kuba keza niba arinda ariko iyo umuntu atwite banza imutera itoto uzi ukuntu uri sexy uroroshye Christian niba ari ikintu kintera isesemi ni ukubona umuhungu uvuga ubusa cyane cyane wowe ubugambo uvuga nsigaye numva ari nk'ikisi hako mw'inzuki zicaho ziri gusakuza mba numva uri kumbangamira erega ntabwo nyine byanungura King ntabwo yigeze gutera ibitomo sibyo umuntu arakubwira ko ufite itoto uri sexy mwari kugusakuriza King wa muhungu koko yeah King was my best friend that guy rero nansigaye mbona nawe no musangira ibibya byenga iyo ngo uzabaza King ntabwo King se King ubwo musangira ibitabi ku buryo ujya kuvuga Ben ukavuga King kandi si ubwa mbere uvuze King muri uru rugo wambabariye no sibyo nabyo tubigira ikibazo Christian wenda reka bari byo nuririraho wasanga King ari we musangira ibibya bwenge ari gukora ibintu bibi nawe ukamwigana Christian ntabwo ubona ko ushoka gutekereza ko umaze kugira imyaka myinshi ukisubiraho ibi bintu by'ubugoryi ukora urabona ejo hawe hazaza arahaye isa ndabikunda cyane ariko ngira inama ngabangira inama sibyo nkuraho umutwe siko ngira inama nkuraho umutwe ntaraba mubi ntambarwa mfite ndashaka gutuza nanga iyo wirakaje shaho wirakaje kandi ureba ukuntu mukanya ari kungira inama ukuntu byari byiza nta n'umunsi n'umwe ndirakaza ni wowe ndakaza ahubwo njye mba nibaza impamvu utashobora kubona kuri ikibazo cyangwa ubangamira umuntu okay basi ngambwira ese ubundi ubwenge bwawe burakora nyine ngambwira abanza unsubize ubwenge bwawe buri munsi ubu bwicayeho ubu bukandagiyeho ubwenge bwawe kuki bwavuye mu mutwe kuki bukorera mu nda kuko ibintu ukora ntago ari iby'umuhungu ufite ubwenge buzima buba mu mutwe ikibazo cyawe ugira umujinya n'umushiya wakanya buri kanya ngambwira ushaka tubane gute basi ese ejo hawe hazaza ubona arahaye imana ihagena ufite imyaka y'ubukure ariko uri kwirwa wirukanka inyuma y'umugore wa mukuru wawe niwe intekerezo zawe ziriho ntushobora gutekereza wowe ngo ejo bizagenda gute nanjye nzagira urugo nzashaka umugore wanjye nkunda nishimiye JOJO tubyare hungu nakobwa wahora mu mutwe we uvuge nyine utankoraho okay ntabwo ngukoraho right ntabwo ngukoraho usubundi uratekereza ari niki gituma nkwirukaho ni ubugoryi buri mu mutwe wawe really yes no my baby warasinye bira ntacyo bivuze bira ntacyo bivuze none turikane na my baby sibyo ikintu gituma nkwirukaho ko mbyangura umugore ngo wa mukuru wanjye I don't know what and the fuck what sinzi menya ko uwo mugabo wawe ntabwo ari waguteye inda arahari Christian sibyo ujya wumva ijambo bavuga ngo ikivume urarizi iryo jambo no akujya ubyumva mu muco wa Kinyarwanda ko bavuga ko haba abantu bibivume ibivume ni nkawe rero tushaka kwitekerezaho ngo ejo hawe hazaza hameze gute nunavuga ngo uyu mugore ni uwa mukuru wanjye umwubahe nk'umuntu mukuru ariko ukamwiruka inyuma listen kugeza ubu ngubu ntabwo uri umugore wa mukuru wanjye kuko mukuru wanjye ntabwo atera inda ntabwo ari utwitiye sibyo yo maskini you can be mine byashoboka so ufite umwana hako jojo tekereza tubanye sibyo vuga utankoraho okay twakubwiye nyine just tekereza tubanye ubana nande ntabwo ubana nanjye se ubana nande Christian wapimye umwana bagasanga amaraso yanjye ayanjye ntarimo tekereza ntiwabana nanjye ariko wantwitira cyakora abantu barabwira Christian wakuroza ntiyakarabye anyway uwaguhemukiye agatuma utajya witekerezaho yaraguhemukiye pepe nta kibazo mfite ndabizi uzakomeza kurwana nabyo ariko nyuma yaho tubizakunda sibyo bizakunda kandi buriya okay warangije kuvuga ubusa se ngo ugende ko nigende se ukavuga nyuma genda shatse na nasigaye tumuka bagiye barahari bizarangira sibyo gicucu
cy'umuhungu. Mana afata umutima wanjye ntuzatume hari ikintu kibi nkorera uyu mwana w'umuhungu, kuko kwihangana ndi wumva kugenda kunshirana. Barakabona nirengagije ndi kwiyumanganya kakagira ngo sindi gushira. Sikakaje mu muracyavugana? Biri aho ngaho. Ahubwo se wari umeze ute? Naye ndaho ngaho stress zo mu rugo kabisa haranyisiga. Ariko hari ibintu maze iminsi numva. Ibintu nibyo ra. Wowe n'umugore wa mukuru wawe. Ariko maze ko bibaye ari byo byaba ari sawa. Waba waramenye ubwenge. Bari maze kuba umustar pe. Abantu hano hanze bagira umuntu ushaho barabunze umuntu. Umva maze iminsi mbyumva ibyo bintu. Kama makuru rero wumvishe bike. Wumvishe bavuga ngo niba waratanze ngo mwaragiye kwa muganga ugatanga impuza niba ari ntintanga n'iki inama. None ngo umugore aratwite ariko mumereye nabi. Shapatri ntakubeshye ntanaciye ku ruhande. Ibyo bihuha byose wumvise nibyo n'ubundi ntabwo ndi biguhishe. Uri musaza wanjye nta wundi nabona ngize ukuri cyangwa nganyere. Sister ubyaranye na Christian? Ntabwo nabyaranye na Christian kuko sindabyara, ahubwo nyine nkuko wabyumvishe uyu mwana ntwite n'uwa Christian. Mane cyakora abantu batanga amakuru. Niba ari ikintu nabonye muri Kigali, abantu batanga amakuru bayatanga neza uko ameze, copy paste. Niko bimeze. Mane ibintu biri aho ngaho nubizi se nawe muri Kigali do. Gusa nyine njye nta makosa nishinja. Uri bukubye ki muri rugo rwa musaza wanjye nahavuye nabi. Icyo tumva se niki? Okay. Kangusobanure neza. Nyakamaranye na BENI urayibona. Twabuze umwana. Njye nawe twigira inama yo kuvuga ngo dukoreshe Christian kugira ngo tubone umwana. Kandi wumve ko ari nanjye wateje induru nteza gasaku BENI nyine mushyira ku nkeke mubwira ko nshaka umwana. Kugeza ubwo nandi kumpropoza ngo tujye muri orphelin dufate y'uruhinja turere. Naho arambye ataho kugira ngo turere uruhinja rwo hanze reka tuzane Christian amaraso yanjye ari BENI bimbwira. Turebe uburyo nyine twabyara umwana. Sister nagani kubyumva. Nge ntago ariko se ko bari babuze urubyaro ndumva n'ikintu wakoze ari cyiza n'ukuri. Si byose. Bakagombye no kugushimira ahubwo. Rero uhumura nari rarenga bakaba baranshimiye nanjye narahavuye naragiye nkabasigira umwana ariko ntabwo nigeze mubasigira rero nicyo kibazo cy'ukoje. Ikindi kandi ntabwo ufite gahunda yo kubasigira umwana never. Ese umwana si uwawe? Birumvikana ariko. Umwana no wawe ariko nyine ntago nawe wagigira ngo uriya mugore umutesha umutwe nabana neza. Ntabwo ari umutesha umutwe. Urabizi umwana bakeneye kugira ngo umwana azatazagira gutya akazaza adasana ntabwo ngo ya gahunda se. Ya gahunda bita ngo gukurakuza. Nawe uri gushaka gukurakuza. Babinyemereye se sha. Uza amagambo kobwa arazinduka mu gitondo akazinduka ntuka. Sinzi umugabo bimufata rimwe yavuye ku kazi nta munsi numwe ndababona bishimye. Kandi ngo barabonye umwana da. Imyaka yose twamaze twarabuze urubyaro urayizi narakuririye naragutakiye. Rero iki gitekerezo twagize cyo kuvuga ngo ntwite inda ya Christian ntago ari cyo kibazo. Nawe ubwo ugiye kunshinja. Oya ntago nagushinja urabizi ngenda nagushyigikiye. Ahubwo se ubwo mana yanjye. Bazana amafaranga tuyarye. N'uwo mwana bamuguhe. Oze amafaranga bamaye kera uzko nariye. Urayamaze? Ego ko baba. Nose rabonaga wariburishije. Ariko ubu ndahari. Urahari kandi amafaranga yarashize. Tuzarya asigaye. Ntabwo hari yahabura amafaranga. Oye uko biri kose. Ntabwo. Ese ubundi intego nyamukuru ni iyihe? Uzagarukira hehe buriya? Paka umwana nyine mutwaye no sugira ngo nihe gahunda yindi hari. Nese umwana ntiwamureka bakamurerera hariya nawe bakagufasha. Mbacekese kubera ko banyirukanye neza mu nzu se. Sibakugaruye se? Kungarura se bangaruye ku neza ko bangaruye kubw'inyungu zabo. Shamane ndumva bikaze pe. Ikintu nashaka kubwira ahubwo ni iki? Ni nacyo giteye inkeke ni nacyo kimbangamiye. Urumva Christian tujya gutwita inda ye twabigiyeho inama twarabyumvikanye nta nubwo nanaryamanye nawe utagira ngo wenda. Twagiye kwa muganga dukoresha system igezweho bafata intangaze batesitera igi ryanjye ndasama. Ibyo byaranarangiye byo nta n'ikintu twabihinduraho uyu mwana n'uwa Christian. Ikibazo mfite ni iki?
kinkomereye. Christian cyamuhaye ubundi budahangarwa, byatumye amenyera, byatumye yumva nciriritse kuri we, bituma nyine muri make ari kunshyira ku nkeke, ari kumoza ku nkeke, ari kunyiyenzaho, sinkivuga muri iyi nzu, singihumeka, mbese wumva ko Christian mbangamiye. Noneho yatangiye kwiyita ko ari we se w'umwana, yirengagije amasezerano yose twagiranye. Okay. Icyo rero nicyo kibazo mfite. Sister ndagufasha. Patrick uramfasha iki se? Christian uramuzi naye kamera nk'umusazi. Nubwo mukuru wabavuga ngo ni umwana ngo ntago yuzuye ngo ni kigoryi, Christian ibintu byose akora aba afite ubwenge n'intego. Yamubwire muri ino si buriya uzahemukira umuntu witeze ko ingaruka zacu ziba zihari. none ubwo icyo ugamije ni uko abyara umwana ukamutwara akumva uburyo kibi. No njye sinzagira impuhwe n'umugore ngo umugore ngo akunda umwana ngo azamwonsa. Reka yego tuzagenda tubwira ati ese ubwo mukuru wawe we ubwo bizagenda gute? Muzongera mu bane sha mwana aravuna birabareba. umwana niba muguha ntago uzamushobora, umwana aragoye. Imana ngewe niyo namufata ubundi nkamugaburira amateke n'ibijumba. Umwana se yakuzwa n'ibyo bintu, wowe abakeneye intungamubiri, umwana akenera ibintu byinshi rega. Shabireke ibyo ntabwo nabura uburyo kimyiyaranjamo, ariko kugira ngewe mbasige mu byishimo bafite umwana n'ibintu bankoreye never, ntabwo ibyo bintu byakunda. Yesu nzabona wibagire impuhwe ahubwo ufite plan ikurikiraho. yingezeho rero twumve. Oya nzayikubwira yawe, ubundi ntabwo nyavuga ibintu byanjye bitaraba. Mubizi sha nta kibazo pe, ariko niba harimo amafaranga noneho ubutaha uramenye ntuzanyibagirwe. ntabwo nabura kukwibagirwa. Ntuzanyibagirwe. Nzakwibuka wowe ntubizi se? Tuzayarya kabisa. Cya ahubwo reka nze ndebe ko mujama wanjye yamaze kuhagera. Tujya mu bayobozi, dushaka abayobozi, dushakira n'abavoka. Ako Patrick, Yego. ibintu uri kuvuga urabyumva? Urajya mu bayobozi uvuga iki? Ngo Christian ngo yateye inda mushiki wanjye, oya nako ngo Christian ngo umwana ngo Jojo atwite ngo ni wa Christian, ngo none BENI uragenda se uvuga iki? Sister bindakere. Reka ngwize kuri Patrick, ndahangayitse. Christian ari kunesha umutwe, ndi gutekereza ikintu namukorera nakibuze, mbese wumva ko mpangayitse pe. Ugenda unsengere byandi byo kuvuga ngo ndi umurokore, ngo ndi mama pasiteri, narasenze amasengesho yahe yose nabuze igisubizo. Sister tuza igisubizo cyaza kuboneka. Sibyo. Ubu nari nishimye ngo ngiye kubona umwana, none umwana nawe kugira ngo ntwite nezerwe kiri byishimo nk'abandi babyeyi, nkorana agahinda, nkorana umubabaro, aho kugira ngo Christian mbere igisubizo. Ibaze ko ari ikibazo kuri njye inshuro nk'icumi. Sister kumva kandi sorry, ariko biraza gukunda, ihangane. Enoki, mbese gute? Ni sawa? Iminsi myinshi cyane. Urakomeye nawe wewe? Ndakomera shimana cyane. Siku mingi? Wari wagiye? Nari mari. Cyangwa wagiye hanze? Oya. No gutembera tukagaruka, ariko nyine tumeze neza. Umeze neza? Ewe ndashima Imana ko biri kose. Okay. Namahoro cyane. Enoki rero. Gitumye nagomagaje hano. Yego. Uko mbona hano mfite ikibazo. Ngerekanye na sister wanjye. Sister wanjye rukorerwa ihohoterwa na murumuna w'umugabo. Ndagira ngo bingiremo. Rangi. Sister mfashe ku ngufu n'umurumuna w'umugabo we. N'umurumuna w'umugabo. Aramuhotera. Hari ibintu bumvikanye kwa muganga by'impapuro ngo byo kubyarana n'ibiki byose azabikunyuriramo, ariko nashaka ko ujyayo mukavugana
teni bikarangira maze ukora ikintu udufasha kandi ndakwizeye. Ibyo byanduva bikaze birakaze cyane yego kandi ibyo cyakihari azomara nk'imyaka ingari mu gasho uwo muntu uri kumushira vraiment uko iyo hotegwa vraiment isigiye gitsina irahanishwa cyane cyane kabisa nuge kibazo zo gufasha je kumfasha rero numvise byose waje kumbwira nawe numvise amadetail yose ikibiki gusa by the way siwezi kutumika hivyo hivyo ifu lete lumencha odoli ifu lete lumencha kwa jua nifanye kazi na motivation yeah kubera sishobora gukora uko nyene atakintu ndabona Patrick inshuti yanjye kena kinakwima sibyo kandi nawe ugiye kumfasha neza nta kibazo turaza kwivuga nta kibazo ifoko amaranda yabona imbere kuko sishobora gutora dossier uko nyene narabona ibicekeka kazi nyene bitangura urabiziho ibyo kubinya ngo je nakize imwe muri aba boss ifoko twakora amahera mu nyene sister afite faranga enoke afite faranga bya enoke leta franga leta rumecha tobodi amafaranga arahari sibyo amafaranga barahari niwinjira muri izo gahunda nta kibazo sister wanjye muzavugana kandi azayaguriza nta kibazo uzi ko iyo ruze yawe kazi mpaye karakomeye bazi gutwara ikirego ntakikurikirana ko bukeye ko bwije Menzo wakorera akazi neza gusa ibice ndabibone tabigushyirira mu ngoro nta kibazo uno munsi ndabone yego kandi jewe ndanyote umunyaho dunika muri nuze nta kibazo ndariko no n'ubunyene ndariko no nta kibazo nta kibazo no ndabikora kandi yagenda neza cyane tavyize Patrick ndibaza ubunyenge ngiteta cyane kukira warahora ukagira ibiki sinzi nawe kumeze neza nawe umeze neza cyane orateta nawe umeze neza ndiko ndakubaza ko byaheze oye byarashize byaraheze byajya rubwana yego usiga ari mukuru twarakoze Karibu. Muraho neza. Ni karibu. Mwakoze. Yego. Ntabwo twabamenye. Yego. Jewe ndashinze amategeko. Patrick niwe yandungitse. Okay, avoka. Yego. Murakoze twishimiye kubamenya. Na murakoze cyane. Ndi mushiki wa Patrick, urashaka kunyita JOJO. Urashaka kunyita Ravi, ça dépend y'ibyo uri bufate. Yego, nanje urashaka kunyita Enoch cyane uko ushaka. Okay, avoka Enoch. Namahoro cyane. Ntabwo mugini mukabaza komeze neza. Natwe turaho bisanzwe nyene hamwe n'amakuru Patrick yakubwiye nyene ndaho ndundi hangana. Yego. Hama ego Patrick yatugiye mu ducira mu camake y'ivyo byabaye mwe n'umuntu. Yego. Ofe turebye ikibazo mfite. Ni bofre wanje. Mfitanye ikibazo na bofre wanje. Muri umuntu w'umugabo wanje yitwa Christian. Njyewe n'umugabo wanjye BENI twagiranye nawe amasezerano yuko agomba na Christian no bofre wanje ko agomba kudufasha tukabona umwana. Yego. Twari tumaze igihe kinini nta mwana dufite. Noneho nza kumuganiriza umugabo wanjye ngo tujye muri orphelinat dufate uruhinja tururere. We arambwira ngo byaba byiza tubyaye umwana. Noneho we yifuzaga ko yazara amaraso ye. Umugabo wawe? Umugabo wanjye. Hamba twinginga petit frère wiwe kugira ngo abari we tubyarana. Aratwemerera. Twagiye kwa muganga baradusuzuma babona nta kibazo ubuzima bwanjye n'ubwiwe bimeze neza. Hari systeme kwa muganga bakoresha ntazi ukuntu bayita. Hari ukuntu bafata intanga z'umugabo. Bakazihuza n'igi ry'umugore. Wagira chance ukaba wasama. Birakora nka 80%. Nibwo buryo rero twahisemo bwo gukoresha kubera ko urumva umugabo wanjye nubwo wari muri umuntu ntabwo ari kwemera ko turyamana. Ubwo buryo rero twarabukoresheje kubw'amahirwe ndasama. Ari we uyu mubebe ntwite. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'amaraso urumva ko ari wa petit frère w'umugabo wanjye.
ikibazo rero mfite ari nacyo ngira ngo Patrick yakubwiye ari kutubangamira twagiranye nawe amasezerano ariko akimara kubona inda iri irakura wahise atangira kwifuza umwana ubu rero bivuga ngo ntago ari kumpa agahenge ari kumbangamira yirengagije ko twumvikanye ko umwana atari uwe ari uwanjye na BENI niyo mpamvu nshaka rero kuntangira ikirego ndashaka kurega ndashaka kuntangira ikirego tumenye itariki y'urubanza ariko Enoke yego wihangane kuba ndi kukubwira iki kirego ndi njyenyine ntari kumwe na BENI umugabo wanjye nuko we ari kubigendamo gahoro ngaho tugeze aho ngaho nta guciriyemo uwo wavuze nyambaye Christian murafite amasezerano mufite mwandikanye yes yego tujye kwa muganga bamaze kudupima yego bakabona ko ubuzima bwacu bumeze neza baratubwiye ngo tugende tubiganireho turebe icyo gukora umugabo wanjye arampamagaye ariko ndamuvugisha nyuma BENI murakundana cyane arabimenye ko ndi kumuvuga rero amasezerano turafitanye na Christian twarasinye impapuro zose murazifite turazifite zivuga ko tumwishyuye amahera akemera kutubyarira na nyuma umwana yavuka nta kintu azatubaza umugabo nawe nyine arabizi yes twasinye umugabo ahari umugabo niwe wagiye gukoresha izo papiye basinyeho na Christian arazisoma zisinyeho ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe yakoze atakizi hama nka twebwe nk'uko tubafasha iki kirego cyanyu turacumvise yego kandi tugikorerako reka tuzogishire hejuru umuntu acike ko kandi amamenye ingene iyi date tubashingira umuntu yadusha iyo bamenyesha nukuri murakoze eno ubikore nk'uwikorera nukuri mbabarira ndabangamiye Christian arambangamiye kandi umugabo wanjye BENI iyo mubwiye ngo tutange ikirego nyine ubona kubera ari petit frère wiwe ntabashaka ko tumurega ngashiremo imbaraga niyo mpamvu nahisemo kubikora njyenyine nta kibazo reka ndabishikiriza hejuru hama umuntu umwanzuro urukiko ruzaguha uzambwira yego ubundi shinda kubyira na date byose nabyanditse ntugire ikibazo Enoke ndagusabye ngomba gutsindira urubanza kubera ko mfite ibimenyetso byose ndabifite BENI ndi kuvugana n'umuavoka itonde kumva impapuro turazifite yasinyeho ni ukuri Enoke umbabarire pe kandi Patrick arakwizeye yambwiye ko afite umuavoka w'umu expert cyane ntugire ikibazo pe tuzogikorera ko kandi bizogenda neza ndakwizeye merci ukorera kuri rukiko ni Nyarugenge Gasabo Kicukiro ni hano mujyi Nyarugenge niyo nkorera uri hafi ni hafi kabisa kandi murakoze reka iraporo murazoyishikiriza umuntu adashaka guhinyisha urakoze cyane Enoke murakoze namwe merci murakoze namwe shandaza kubya Patrick ko wahageze yego okay